tugaruke mu kanya. Ewe data we nashize we. Uzi ko mbabaje. Ikanze nko. Ntabwo ibintu byavamo. Umva. Ni waranshunya se. Naraye kuri uranyishiye se. Usono n'ibintu byose mbikana umugozi. Cyane. Gusa nyeberuka kera, gusa najyaga nkubona mu minsi yashize usimbuka ikintu bita umugozi. Hello guys. Umeze neza. Urabona turi mu makuraje menshi. Ndiko nozinga ibintu n'umusigaye mubona bakanga bakore bakako kabaye kanini kera kari kanini cyane kurushaho. So uyu munsi prestation ngahera 7 prestation kabisa. Thank you bro. Thank you welcome. Abantu yacu n'ubusazi tuba twibereye mu bintu by'ubu crazy ariko ni byiza cyane biradufasha bituma tubana neza bituma tuba twishimye. Iminsi ikagenda yicumacu hari kumfasha. Thank you baby. You're welcome. Ikintu ngubu rero tugiye gukora ikintu bita udusiporo. Reka bose bahereze update gatoya. Kuva nabyara na samye mfite 65 baribuka video 35 byari birimo byaramaze kugera wenda kuko n'ubu stress bw'ubukwe byari byagabanutse nka 63 gutya cyangwa mbiruka ku munzani gushaka kuza 65 bizereka twafatije 65 ndangije ndabyara nkomeza ku biro byiza 70 imera neza nta kibazo kariho noneho nyuma nza kuza kugira ikibazo cy'isukari. Isukari bakambwira mu mwana afite inkonda ngo kubera n'iby'ubuki ndaguhagarika ntajya aho isukari ibiro biraza ngera muri 83. Noneho hanze nagendaga mu buzima nanga kumva amata ko yafatanye umva inda gufata gutyo ukabonera afatika nta mwenda n'umwe nyambara. byari hatari ndabizi buriya abadamu niba hari ikintu cya mbere buriya nabonye bishimira kubyara nibyo ariko iyo umubiri wabonye utangiye kurengererana babura amahoro cyane. So rero twari turangije gukora ikintu bita siporo ariko nagira ngo tubereke ni zimwe muri siporo tuba twakoze uburyo biba bimeze mbese nyine nawe utuntu dushobora ko twagufasha ko wakorera mu rugo ukaza kuza kwirirwa ufite umunsi mwiza. Ni ibintu bidasaba iminota 15 ukibyuka ubundi umunsi wose ukirirwa umeze neza cyane. 15 gusa ni siporo 5 zonyine dukora. Siporo 5 ariko reka mbabwire ikindi kintu ubwo maze gutakaza mvuye kuri 83 ngeze kuri 76 ntabwo nshaka gusubira muri 60. Mana ishobora byose byumve murambira ngo kire ngo asa neza ngo kubyo ni byiza ndashaka n'ubundi hagati 70 kuko mfite metero 1 na 72 na 3 mbyibuka neza minyara aho ngaho na 3 gutyo ndashaka nyine kutarenza 75 ngo be muri 72 na 3 kuko nanga 60 yishaka mu izina rya Yesu turayamaganye tugomba kubyibuha gasa neza ariko nyine ibinure ngomba kubifika tugomba gushepinga neza iyo uvuze kubyibuha buri abantu cyane babyumva nk'igitutsi sibyo tugomba gushepinga neza tugashepinga uko tubishaka ubu rero ikintu cya mbere no gusimbuka umugozi uko nsimbuka 200 ngaho bereke ngaho 200 usimbuka turebe simbuka 200 wenda nuko nakora siporo narushya wenda ngiye kungora ariko surebe wabonye umuntu usimbuka 200 simbuka nakaguru kamwe turebe uranyiciye kankori ikintu cya mbere gutangira kwatsa imashini biragoye ko mbona byakunaniye se kandi warushye shyiramo speed cyane uzi ikintu gituma udasimbuka neza amaze kukibona shira utuguru ikintu gituma udasimbuka neza kugira bitaza kuza gusakuza reka tudutereke hano
ikintu cya mbere ugomba kwiyushya simbuka ntabwo upanika werekanye rwose. Ikindi kintu cya kabiri ugakontorora ko uzunguza amaboko yawe. Hari abantu basimbuka umugozi bakajyanirana gutya n'amaboko, bino ntabwo byatuma usimbuka. Iyo ushobora kubikora ariko gusa ntabwo abikora neza. Wabonye ugomba nyine kwiyushya amaboko yawe ukumva ko azengurukana nawe aragenda ntabwo ujyana amaboko wowe uzunguza turebe undi utangira gahoro gahoro gake gake azaguseka azabagatikara nagasimusimuka ariko gusa urabona ko utangiye kugenda umenyera sigasimbuka sigasimbuka inshuro nyinshi cyane. ndashaka ibibaraga byinshi mbere yarawikubitaga urumva ko noneho bitandukanye kwigira akabaho agira gasohoka mubere ngo data rero bitanavuga none n'umugozi no utanavuga kwigira hasi cyangwa utere no gukitsa n'aba gukora hasi udakora hasi hari abantu bazi ngo ntabwo ujya gukora siporo urabona hano ukuntu nanganaga 65. ubuzima busanzwe wumva wumva ikigega byata siporo narazikoraga nuko nyine yakwenda yakwe kwijambo ribi rivuge waritekereje ariko one day nzabona change so ikintu twashaka kubereka ni uko tugomba tugasimbuka umugozi tugashyuha. Iyo tumaze gushyuha dukora utuntu tumwe na tumwe. Rero dutangira utuntu dushyira abonye igikabyo bafite ameze nk'umuntu uvuye mwakiramo barakumva mikrofone hasi gazero abantu barya ziriya nyama mubona tuba twatetse ntabwo twazirya umwaka umwe imyaka ibiri ngo hanyuma ubundi dushyiremo akantu ka kitozo twaba twashize yandi hamugenda ukumva ibintu gakeya gusa gake ngayo yose kwa kundi bwatwagiye kubera kuvuga cyane kuri kungonga mu makuru amaguru yateye noneho hari ibintu bimwe buriya abantu batajya bakunda kumenya mu nyama z'abadamu. Buriya nta kindi kintu twagiye cyangwa ndabereka box ese hari umuntu ujya muri siporo ubundi ngo ajyane box namurungurutse attention fixe zamura kwibyaje ku ishuri ngo harya bavuga gute marche arrière ndabyibuka bari gutwara imodoka se fixe size amagambo bajya bavuga urumva amaboko ameze arababara urarushye n'ahandi urarushye amaboko
n'ijosi n'umubikano. So twagiye rero, twagiye squat swat. Utuntu 10 gusa tubaye, kuko twebwe twakoze nyinshi cyane. Manuka ugere hasi. Wow. nzamwambaye Okay. ndazahisha cyane Relax, relax, relax. 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 Okay, twagiye. Ubu noneho tumaze gukora hano iki gipande, kiranafasha cyane, kinatuma uburira n'abantu bagira gutya. Hari ukuntu bimera mukuntu. hari n'ukuntu impamvu z'amatako urabona ikintu bita amasererati kuko n'amatako y'umugore bafatanye ibintu by'ibiki. Okay. Noneho tugiye kwirukana aka kada k'aha ngaha, sibyo? Yego. Telefone turi kugaragara neza. Hamwe na gatoya. Okay, kwa ko duse twicara. Okay. Twagiye. Gera twere Utuntu tworoshye cyane. ndareba. Uraryama ukaryamisha hasi umugongo, warangiza ugahina amaguru yawe gutya, biroroshye cyane, ukazajya uzamuka ukageza hano gusa amaboko yawe. Ni abdomino zituma ibinure byo kunda Kandi uba bigenda. wisongesheje buri gihe. Aha twagiye. Wow! Ah, bravo! Umugani w'umuhungu wacu. Bashobora kuba batabibonye neza, reka Tubereke kuri side. reka tubereke ku yindi side. Jya hano ngaho gutyo, amaguru ugira gutya, umugongo ukawushyira hasi, ukayahina, then ukazajya uzamuka. Ukisonzesha. Yeah. Okay. Urumva tumeze gute? N'ijosi rigakora. N'ijosi rirakora, babantu barwara ibikanu, kumva wicaye muri ofisi. Ikindi kintu iyo umaze kwicara gutya ari muri siporo bworoshye, burya abagore kugira kino kintu. Reka natwo tudukore, nk'uko turi mu bwoko nako kw'ama-abdomino. Abdomino buriya zifite kategori nyinshi cyane. Ntabwo ushobora gukora abdomino hano honyine. Ukora aha, ugakora aha, ugakora aha. Ugakora aha, ugakora aha. Okay, twagiye rero. Kora turebe ukuntu turi bugenze. Abdomino ubu tugiye no gutwika hano ku ruhande. Gukora ku mutwe. Urahindura nyine kumva ko Ni ko umuntu ari gukora wenda ntabigisha. Bebe yakambitse. Bebe yakambitse, bebe yakambitse we. Yewe we. bavuze n'aba bagufashije bazi n'awawe, sibyo? Igikiri duke. Aha twagiye.
urimo neza se yego ndimo abafana nabo bari kukureba barandeba cyane kari umusitari dufite kare bagenda mu nzira wangize umusitari asibeshe ajya kurya akantu bitamufatira ku muryango wa none tukirebanuka ni ukugenda nambaye agasabo twa tugofero twa tuno bita udusikurboy udusabe niko batwita ngo ni udusikurboy ariko badahinduye ngo ni udusabe twagiye ko tugiye gukora kano byarakwamye nabikoze rata reka nabikoze ngaho umuntu rwose nkumugurira jya kwakuta amaguru ubundi ibintu byo biri bya mbere bigabanya mu buzima ariko birankomerera twagiye gahoro zamura nawe bwazamura bwasaba wenda ngweze wenda sapoti wenda y'amaboko bwazamura twagiye 1 2 oya ndacyabishaka ibyo ndabizi birakora cyane twagiye 1 2 urabona ko uracyakeneye imbaraga zo mu mugongo umva ahangaha niho hantu hakora kabisa n'ubwonko 1 2 3 kwagira gusa uriya ngo gahita nibukuri kwa muganga ugiye kubyara muganga rero basinere ku tundi twiza natwo kuba mama ndashaka ibintu byo kugabanya ahangaha iragamo nshaka ko none se ko ndi kwa gukoresha neza ibindi bikanga turiya twabudo bintu natwo nyine uzajya dukora turiya ariko n'ibindi bigabanya umugana wibasha se ibyo bikora gukiri umukobwa ntabwo ubu watwikora kubera iki se ibi nabyo bitwara imyenyanza ndi kubikora si muri kumbona tapi iri kunyerera niyo mpamvu abesha cyamunaniye usiko bebe nawe sikasiga kurusha siporo sheri mwana uvutse ejo bundi yampaye yanjye ntabyawe kabisa ndabera ko utundi tworoshya tudaha tutari kumwe okay ngaha twagiye muri utundi twasi wenda natwo twiza ni sawa waba unaraza reka tugiye gushya kugira ngo bakubone ni ikiri guturagurika ni imitsi yanjye icumi kuri buri kaguru wumva hano hakoze ukumva aha harakoze urakarambura neza ibyo ukabona yibura guys siporo z'uyu muntu niratari ariko gusa njye ndashaka yuko umenyera ziriya siporo nusimbuka umugozi ukazajya ukora na ziriya abdomen rwose kabisa bizajya bigenda neza ubu noneho tugiye kurushanwa ni eshanu basi wenda mu gutera kuraje hariya ziriya za gutya ziriya zo kumanuka ukumva kugira ngo reka duhagarare oya bisaba kugira ngo ube eshanu sibyo ko ziriya zitwika ibana kera gutya amaguru yawe twagiye 1
kabiri gatatu kane twagiye haburaga imwe nukubanza ukazamura kamwe arasuze gaze kayiboneke ndahora kanyuma ngo ndahora kanyuma izi nizo ushaka kuzajya ukoresha cyane zino zijyana hano kandi mbona utari gushyiramo akabaraga rimwe kabiri gatatu nakubwiye ikintu cya mbere wishyira imbaraga hejuru mu gatuza reka nze gatoya reka mbikwereke nanone ziriya iyo utazibashije ushobora gukora zino basi sibyo izi zo ndazikora ibyo ukarambara ari nabyo byiza urabanza ugahera ku bice nk'abantu mwami nkoresha nyine nk'ibi twagiye spring izo zo nazishobora ngaho twagiye urabanza uhere ku bice kubera ko ntabwo warambura akaguru utarabanza kumenyera ibice deja ni gutya fata hano noneho tugiye kuramburaho gakeya sibyo uzajya ujyana akaguru banza ugire gutya deja hano muri tarantade haravunanye gira gutya sibyo ubundi siporo ku badamu kubera ko umugongo waracitse mubyara ntabwo mugifitemo imbaraga nyinshi uriya mu mugongo niyo mpamvu umuntu wabyaye umuntu babazi aba agomba gukora udusiporo tworoheje buriya bibaye byiza cyane ukaba wifitiye nk'akagozi kawe rwose kabisa byaba ari sawa cyane byaba ari sawa ukazajya usimbuka umugozi wawe nzabareka n'ubusiporo bwo ku ntebe bworoshye budasaba imbaraga habe na nkeya ukajya usimbuka umugozi uri kumva cyane ugakora n'utuntu twa tumino dukenya kuko ukoze siporo nyinshi ari umugongo uriya wanacika hari ubusiporo bworoshye cyane bwo ku ntebe rwose umuntu agira gutya amaguru gutya gusa cyangwa akazi akakora gutya gusa yicaye ku ntebe tuzazibireka zo ku ntebe juste ubutaha tuzakora siporo zo ku ntebe gusa ariko gusa kiriya kintu bita siporo za abdomino no gusimbuka umugozi kuko ubundi reka mubwire ntabwo wakora abdomino utari fit mu mubiri wawe ko numva biteye ubwoba umva ngewe amaguru yanjye ntabwo ari supure habe na gatoya ni ukumva ko nyishwa bigenza gusa bitewe n'ibiro yuko ibiro byiyongereye kuri wowe birasaba kugira ngo usimbuke umugozi utume ibinure cyane uhasugushywa ahubwo noneho utakaza ibinure byinshi cyane kubera yuko ibintu biveho babwiza ukuri niyo zambara bakaza nkabereka hano hantu uruda mfite hano cyo kuza byaragabanutse hano naragendaga nkajya numva harimo ibicece ariko wasubiye kuri taye ko natangiye kubona uri gukubitamo sarubeti twa kera wabibonye ejo nambaye agasarubeti we karamwira ndanafunga noneho ikindi kintu cyanejeje hari utwenda warabitse n'abakamendo gati nambaraga agakoti mana mu kaboko gahita gafata urumva ko rero hari impinduka pe yakosisheri ibiro hari impinduka rwose kabisa urumva ibiro 8 erega biriya biryo waryaga buriya byakorera imwe akazi urukumva bita bibastinga bita biturika umuntu ahita byibuha igitaraganya ibiro 8 ni byinshi maze gutakaza cyane rwose kabisa ibiro 8 washize amezi angahera shize amezi natangiye kugabanya isukari bidafite amezi 6
ubwo mu mezi abiri 8. ikintu bita isukari umwana w'umukobwa rwose isukari nicyo kintu kibyibushya abadamu kurya udashonje ubu nsigaye ndya nshonje nijoro nkabereka kurya ndagenda mbibabwira byose sinige nkanywa igikoma urumva nkarya nshonje biriya bintu batubwira ngo turye ngo buri segonda nibyo bitwica ibintu nabonye byo kurya buri mwanya wapi yewe Claire yabahereza ubuhamya ikintu kijyanye no kuvuga ngo kurya na rimwe no ku munsi ushobora kuba narya rimwe ku munsi bikaba birarangiye oya ubundi umuntu agomba kurya ashonje ni ukuri ntabwo ibikoma byo byonyine bituma tubona amashereka n'amazi na ji isukari ukayigabanya usubira kuri tayi ndashaka ko umwana yageze umwaka ufite ibiro nshaka iki kintu cyaragiye ntabwo nakwambara akanzu k'agapira inda mpagaze cyokoze damu umugongo ko njye nkunda akamara ibintu bigaragaza erega iyo umuntu abyaye ntabwo inda ihita isubirayo vuba hari abantu inda isubirayo vuba hari n'abantu inda idahita isubirayo iguma gutyo nyine uribuka ko nkibyara nta nda nari mfite ni ukubera ko cyari kigihaze ariko ubu ngubu kwa ko iba igenda isubirayo hari inyama zigenda zitembera izo nyama rero nizo uba ugomba gukora siporo zikongera zigasubirayo nta binure nari mfite ibinure byabaye byinshi ndagikora nkumva ko ari ikinure njyewe nari mfite dodani mu mugongo urumva ko rero hari ikintu uba ugenda utakaza nimba warakoragaho ukumva dodane enye ubu ngubu ugakora ukumva dodane ahangaha zarashize aho wumva iyo umuntu yicaye buri inyama buriya arazumva ariko iyo umuntu ahagaze ntabwo buri wenyine ahangaha byari bikabije ariko akantu ka siporo ni keza cyane abantu tuyoboka ugenda uranagirana gutya bino bintu bya gutya nta n'ikindi kintu ufite niba ufite nk'akajerekani ka litiro niba wabikora uryamye wicaye nibyo byangabanyije zino nyama z'ahangaha ikindi ushobora no kuzajya ugira gutya n'utu tuntu natwo ni twiza cyane ufata akantu ushaka wafata nk'akantu gatoya ukajya ugakoza hasi ukajya ugaterura gutya ibi biri mu bintu bya mbere byatumye hano hantu hanjye hashira mana ndabyanga kubera ko nambara umugongo wazi so rero nkibaza ukuntu nzajya nambara umugongo wazi harimo ibicece ubundi ngira gutya kabisa k'akantu kafashije gusa iyo usa nkaho uryamyemo gakenya birafasha aho muri sondega kumva ko gutya ari sawa ego hano hantu birafasha cyane rwose kabisa katubasezere mwakoze cyane niba yarakangutse yaragiye agiye kumwitaho ubwo ngubwo rero dusubire ubutaha ciao bizu bye tugaruke mu kanya ewe data we nashize we uzi ko mbabaje kanze ntabwo ibyo bintu byavamo ni waranshunnye se naraye kuri urangishije se narandiye cyane